Hello bakunzi bacu ba Esther's Hobbies, turabakunda kandi twishimiye ko uyu munsi mwongeye kugaruka kubana natwe. Uyu munsi rero n'abatindiye tugiye kuganira ku biribwa byihutisha se cyangwa byongera uburumbuke, bikaba byakwihutisha gusama vuba, ugasama mu gihe cyihuse, mu gihe nta kindi kibazo cy'ubuzima ufite kidasanzwe. Ahangaha rero ikuntu bifasha, bituma mu mubiri wawe hakorwa imisemburo cyangwa haba environment yitegurwa kuba wagira gutwita kwiza, hakitegura kwakira umwana. Ikiribwa cya mbere rero ni avoka. Avoka zifite ibinure byiza bituma hormone cyangwa imisemburo y'umubiri wawe ikora neza. Ikindi kandi bituma umubiri wawe ukoresha intungamubiri wariye mu byo wariye, umubiri ukazikoresha neza. Ahangaha rero ushobora kugerageza ukajya ufata avoka imwe ku munsi, yaba muri salade cyangwa se ukayisiga ku mugati, cyangwa se ukayikoresha muri smoothie, cyangwa se ukayirya kwa kundi dusanzwe tuzi ukoresha avoka. Icya kabiri rero ni amagi. Amagi afite proteine nyinshi, akagira vitamine D, akagira na choline. Ibyo nibyo bifasha, bituma ibyo biri mu magi tubonye bituma amagi ashyira imisemburo ku murongo, ntihagire imisemburo ijagarara mu mubiri wawe, bikaba byagufasha gusama mu buryo bwihuse. Ugerageje gukoresha amagi, ushobora gukoresha igi rimwe ku munsi, bikaba byagufasha. Icya gatatu ni imboga rwatsi, za dodo, za spinach, za kale. Izo zose zifite folate. Iyo folate rero ifite imbaraga se cyangwa ubushobozi bwagufasha gusama byihuse. Kandi ikindi ituma ovulation yihuta mu mubiri wawe, iba nziza, ikorwa neza, igenda neza. Ovulation ni cya gihe cy'uburumbuke cyawe kikagenda neza, noneho bikaba kandi iyo folate iri mu mboga rwatsi igabanya kuba wagira ibibazo mu gutwita se cyangwa kuba wagira watwita ariko ukaba uri muri risk. Ahangaha rero ugomba kurya buri munsi, buri funguro ugiye kurya, pana vuga ngo rimwe ku munsi, yaba mu gitondo, saa sita, nimugoroba, gerageza ukoreshe imboga rwatsi. Icya kane ni amafi, hamwe harimo nka salmon cyangwa se amafi afite bayita oil fish, afite ibinure. Ahangaha aba afite omega 3 ituma amaraso atembera neza mu myanya myibarukiro yacu, kandi bigatuma imisemburo ikora neza ku rugero rwiza, itakoze mu kavuyo. Ahangaha rero nimba udashobora kuba warya amafi, hari umuntu utarya amafi cyangwa ibiyakomokaho, ushobora gukoresha utubuto twitwa flax seed cyangwa se chia seed, kuko ni byiza, kuko nabyo ni ibikomoka ku bimera. Udakoresha ibikomoka ku matungo, wakoresha flax seed na chia seed, zifasha kuba wasama vuba, zigasimbura y'amafi. Icya gatanu ni ibishyimbo se cyangwa n'amarantiye, zifite proteine nyinshi ituma isikre se cyangwa sikre, ubwo nabivuga ngo kwa kwezi k'umugore kwawe kugenda neza, noneho bikaba byatuma wasama mu buryo bwihuse. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko abagore bakunda kurya amaproteine avuye mu bimera, cyane cyane hano mu bishyimbo no mu marantiye, bagira uburumbuke buri hejuru kandi bwiza. Ahangaha rero ibishyimbo ugomba kubikoresha buri munsi nk'uko dusanzwe tubikoresha mu Rwanda, murabizi. Ikindi ni amaberries. Zino mbuto z'amaberries, blueberries, strawberries, raspberries, aho ushobora kuzibona nk'inkeri. Mu Rwanda abantu benshi basigaye banazihinga. Zifite antioxidant menshi. Aya antioxidant rero zifite bituma bibasha kurinda ryagi ryabonetse mu mubiri wawe, bigatuma ritangirika wenda bitewe n'uko aya antioxidant, igihe wagize stress, igihe wari imyanda yinjire mu mubiri wawe, ibi wabonyemo
ibi wakuye mu nkeri biraza bikarinda izi antioxidant cyangwa se ibi bintu by'imyanda se cyangwa byakwangiza umubiri wawe byatewe n'amastress n'imyanda, noneho za antioxidant ziri maberi ziraza zikarinda ko ibyo bigera ku igi ryawe wowe mugore ritaza kugira ikibazo. Ahangaha ushobora gukoresha kurya nibura ku munsi akantu gake nk'aho wafata mu kiganza k'inkeri nta kibazo. Ikindi ni ubunyobwa cyangwa se ibintu by'imbuto bikomoka ku mbuto, ubona byita ibintu by'utubuto sinzi ukuntu kambivuge mu cyongereza murabyumva. Ibintu by'ubunyobwa hari ubuno bunyobwa dusanzwe tuzi, hari walnut ziraboneka mu hantu henshi, almond, noneho sesame seed, ziriya nzuzi za sesame na zino nzuzi z'ibihaza nazo zituma imisemburo ikorwa neza kandi zituma ovulation cyangwa igihe cy'uburumbuke kigenda neza. Ushobora kugihekenya gakeya ku munsi, si ngombwa byinshi. Ikindi ugomba kwitaho cyane niba ushaka gutwita vuba cyangwa gusama vuba, nywa amazi menshi cyane. Amazi atuma rwa rurenda ruba muri iterisi, ruba mu myanya yawe myibarukiro rukomeza rukaba rwiza, rukaba rudafite ibindi birwangiza, rukaba rufite ubuzima bwiza. Kandi ibyo nabyo bituma mu gihe intangangabo zinjiye mu mubiri wawe zibaho ubuzima bwiza ntizibe zakwangirika. Rero ikintu ugomba kwibuka nanone, nubwo warya biriya ibuka ko ugomba kunywa amazi. Hano rero mu gusoza, ntago hano bivuze ngo kuba wasama, kuba wagira uburumbuke bwiza uzabishakira mu biribwa gusa, oya, ahubwo bishakire no mu bundi buzima. Gabanya stress, ishime, urye neza, uruhuke kandi wishime, umubiri wawe witeho, uwuhe amahoro, uruhuke. Igihe cyawe kizagera, your time is coming. Igihe cyawe kizagera, igihe cyawe Imana yagennye kizagera kandi kizaza gishimishije. Mwakoze rero kudukurikira. Nimba mwakunze ino video yacu muduhe like, kandi nimba hari undi wumva yafasha sharing, niba kandi utarakora subscribe duhe subscribe kugira ngo twumve ko hari abantu baba bishimiye ibyo twakoze. Naho ubutaha rero muri video yacu itaha nakagaruka.